ese bro mva nkubaza hano hari n'umukwanda mva nyine nawe umucamo hano hirya hano gutya ruguru. ese bro ko nshaka kunyama nta kibazo se yagiye y'Imana nabyize kabisa imyira hita ishishuka hano wa boro bararuga nguki bro nta kibazo none se ubwo nabirenze nyine meresi ubwo ngo urakoze reka nta cyane yakwimyeshe shuka nyine kakubaye wenda arenze ntabwo oya bavushije kuza ndaje mwereke wasanga azi uko isambu yagikinishwa ndaje mwereke ndamwereka ndamukorera nk'ibyo abandi nabakoreye yewe ikibuno ndakibyibye azajya agenda yishimagura nibwo atazongera gutinyuka umurima wanjye kanze mwereke sha kanze mwereke ibyo mukora ayowe yambese irayajyanye akabura gahunda guhishwe n'imiswe barihiga n'imbwa budigi kandi bari babimbwiye imbere yabo ndetse agace ka mata ndaje ikibuno ariko uyu muntu wagira ngo yariye amabyi nubwo yaneyabye ariko ndaje mwereke ntabwo muzongera masambu y'abantu kiri cyo mama n'imagira miliyoni ibigori ariko kudansinde kose arayansubiza wowe icyo kibuno cyawe kitagira ikinyabupfura koko kizi ndagufashe wavuze igitutsi ngo kayarye none urayarya n'ubundi yarye nawe yawe n'ubundi wasanga ari wowe wanereye mu isambu ariko ndagwisoma ugende mwereke ndagwisoma wayo hano mwereka njyewe nakubwira ko nkeneye ifumbire yafate gusa amabyeyi marinduka gutya agira bakizemo ikintu cy'imbangire umurara ntayarya ntararyoha ninga ibigori bikaza binuka ninga ibijumba bikaza binuka kumva inaya amabyeyi anuka ese uko kwa mubyeyi koko umuntu usenga umuntu ufite ububasha koko urashishura ikibuno cyanjye ngo bikumare iki koko samani basi mbabariye bose mbabariye uri njye urankwe po ariko se bose koko ugiye kongera nka pakura ko kumve nta n'akana mfite ndingira koko bose mbabariye koko tutafite koko bose mbabariye koko yagiye we pumbafu mbega shop wari watunga igikoresho gihenze ariko udafite ubwirinzi bwacyo ibikoresho byinshi byo gucomeka warabuze aho wagurira raronje wari wagenda ugakererwa kubera yuko wabuze isaha yo kwambara wari wakora siporo se ukaza kubangamirwa n'urusaku abandi bafite ngwino utembere hano munsi ya controle kwa Jay Paul Montana afite ibikoresho byiza amaccessoires y'amatelefone ya computer ibintu byose bya electronique abifiteho hariya kandi ku giciro cyiza.
uramanuka gatoya munsi ya control technique byose ubihaye screen protector, charger, raronge, amasaha, amatelefone y'ubwoko bwose na ya masharijeri agufasha gutebuka ukagera mu kazi ntukererwe ku mukoresha wawe. Ufitiye radio nziza, sharijeri, amabateri, amatelefone y'amoko yose, bluetooth ku bajene bakeneye kumva umuziki bawugendana mu muhanda, buri gikoresho cyose, amaposhete y'amatelefone, ama ekuteri n'ibindi. Ku bundi bisobanuro hamagara kuri nimero iri kuri screen yanyu. Muze mwese muri Sanga.